mpise mbonaho ubwiza ubukura neza neza urasa na papa we neza wagira ngo ni fotokopi. Murakoze muzi urasa n'umukobwa wawe neza 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 neza. Uzi ko umuntu atabibeshaho neza murasa ni fotokopi. Ura n'umukobwa wawe byiza byiza byiza. Ni ngombwa buriya baca umugani mu kinyarwanda ngo isuku igira isoko. Buriya kandi amategeko agitereka. Uyu mwana namwibyariye uko umubona akunda akazi. Ariko rero na ngombwa era namvuye mubyara buriya. Akunda akazi zizi nka zose ni uzahirira. Ugize ngo se no kujya mu rutoki ntabwo njye mu ngenyene uzi gutera igitoki nkinjya hafite imbaraga ni nk'izaba. Tuya abakobwa beza mu Umurusiya abazi guprintinga gupika kuri laptop. Buriya bakora ibintu byiza mu Ruganda busanga bari gukora neza cyane. Izi mbese ntwakandike mwagize yose za Burusiya. Burusiya no muri Dubai dukorerayo cyane. Tugomba kuri radiyo yo itashizemo amabuye. Ni byiza kumbwiye ko akunda gukora kumwigisha laptop na printing niwo mwanya agahita abikora agatangira akazi iwacu mu Burusiya. Ugize ngo mbese arashoboye yari n'umuhanga mu ishuri kuriyo nta kintu kizamunanira. Ariko sheri twizimbye mu magambo twegeza kukwakira sheri hano hari ikigage hari urwagwa n'umutobe urabasha iki? Buriya urwagwa ni rwiza ikigage ni cyiza mu muco nyarwanda ibyo bintu ni byiza cyane ariko hano ni mu kidakama wanzanira karwa ndabona ariko kanjetse. Nisemo neza karwa kati kumva papa yaro kambagiye neza. Watsaza yakandagije ibirenge. Siyikire ntabwo cyagutonzera iyi misozi yose ihanamye guke. Oya mu Burusiya ntabwo tumenyereye kugendesha amaguru iyo twaje mu Rwanda tugendesha amaguru kugira ngo dukore siporo. Buriya nta kibazo kugenda ikirere cy'iwacu ni kiza cyane. Biragaragara ariko mujye mwihangana nta kundi naha twavukiye. Oya ni heza cyane ariko byagira ku bakobwa baho amata akabyara amavuta batagombye gucunda. Hega ni ngombwa tugira umuco mwiza cyane. Ni byiza umukobwa wanyu we gose arahebuje nagahebuze. Sahari akira nawe uri kuwamanura iki cyaka uzamutse mu cyimisozi. Murakoze papa. Muze hari ikintu nabonye inaha mu Rwanda. Abagore baho baba bacecetse ntago bajya bacanukarika iwacu baravuga bakavuga bakongera bakisanzura ibintu ugasanga ni byiza. Nagatari kakanu karenjetse cyane ike byiza gusa ni byiza cyane. Naho ubone sigira ngo ubugira ngo abagabo bari kuvuga nanjye nkavuga. Nta kibazo umuntu aravuga kuko neza ni byiza ntacyo bitwaye. Bure rero wa mugabo kuri aka gasoso ubundi nashatse neza rwose nicyo nakubwira cyo agashinge mbona kandagije kino gitoki umudamu niwe ugenda agashaka bilagalagala agashaka kuvugira mu bagabo umukecuru rwose avuga mu gihe kirimo umubyeyi aritonda kandi imico ye ni nk'umukobwa wawe imico ye ni nk'uri urambagiye buriya nawe azi kwahira ishingi ni mwiza cyane uri ono kwenga igitoki gukandagira bishobora yaranyigishije ibintu bitomboleye ariko iwacu ntabwo tujya dukwengesha amaguru cyangwa intoki dukoresha imashini. Ako kumeza nari nategura isi mwasanga byahoze nage twagufungura kisengo mbeza hari so kujya kuriya rero iwacu turira ku masaha ngo murira ku masaha kubera ko nyine avuye mu Burusiya buriya nibyo ariko niko bimeze. Ntawane nabamba Chelsea mama nukuri navuye mu rugo nabirangije mu Burusiya ntabwo tujye turenza isaha muze kuri kwimana koko se buje abazungu murakima abazungu ntabwo n'umunyarwanda ngiye n'abantu mwabayeyo ugenda kuvuga buriya mu Burusiya n'ahantu habi hahora induru y'imashini
ariko iyo ndi mu Rwanda mba numva akayaga kameze neza. Nanjye numva ngo baturuka igota amasimbi makunda ngo ikirere cy'Rwanda. Sibe mwana wanjye. Ubonye n'uro mukobwa w'ikirumbu abonye umugabo mbere yawe. Ese papa ngenda kuza ku buryo nashaka umugabo. Ntabwo bagakura ariko wandika mushakashaka. Papa nawe uri kwihuta. Ariko uzubona ibintu nirwo ndatwerera abantu bose. Ngira ngo nshaka umugabo nkiga. Hari byo kwigwana bihagarika. Papa rwose ngiye nkunda kwiga ntabwo nabireba. Ego nibuza ni koza ubukwe bwiza bw'igihangange nawe. Isindi ngo muri guterana amagambo bita. Ubonye amahirwe tugize. Turimo kwiganira n'uwo mwana wanjye. Amahirwe turayabonye. Amahirwe tugize. Amahirwe se bira wapfa kubyemeza neza. Wahita ubyina mbere y'umuziki. Ariko wa mungana ukuntu uriya mukobwa se ubundi yari yaratunaniye ubundi kugira ngo dushobora no gutegura ubukwe indege kandi nahaguruka atari yajya no ku rusengero. Uzingiza amahirwe nkabona irashye uri imbere hano. Wenda najya ndyama nkasinzira. Iyo urofite nabi kuba karindwi. Ako nukomeze no kumotoka hari igihe ariko agiye no kutuzana mu kwa mwiza sohabanye atari mwiza. Ahubwo ikimbabaza n'uriya mwana w'umunyarwanda. Ako se papa ibyo wabiretse si ukubona tuviriye hano gusa ahubwo buriya tuze azakora nk'inkwano zingana gute. Neza neza umuntu aba yitegeye ahantu hose nanda narashatse neza kabisa. Hariho amashyamba mbega ahantu heza harakeye kabisa. Mbese nawe wabyutse? Mbona ari sawa urabona ukuntu tumaze gutembera. tumaze gutembera dore urutoki rwaraje ibigori Ahubwo dore na avoka hariya ndi kubona. ukuntu nkunda avoka buriya Ibyacu birimo umugisha. nkunda avoka ko Buriya se hariya ntabwo umuntu yatera imyembe. amanyembe n'amapapayi. Kana kacu kitwa Sonia. Iki ibintu ni umugisha. Rwose ndabona imbuto ntabwo arya imbuto pe n'imineke. Akuzi ko nenda kukujyana mu Burusiya hamwe na Hogoza. Urahira mu Burusiya? Ntabwo mbese. Enda nibyanga. Bikanga rwose nanjye nkeneye kujya mu kindi gihugu ntabwo Cyari bishobora kwanga. Buriya ibintu byo kujya mu mahanga biragoranye cyane. none se bisaba icyo pasiporo kuyifite. Hari ikindi cyemezo bisaba kandi cyo kugisaba bisaba kugira ngo ufite nibuze cya nyogokuru wawe. Nyogokuru ubyara mama wawe. Icyo ngicyo nzakibaza mama nyine ajya kubishaka. Okay, nakibona mu Burusiya turi tayari. Ariko se se hari ukuntu wari wambwiye ngo ufite cya kintu bacana cyo ngo bigashya. Ikihe? Ko wikanze. Uri kuvuga gas. Reka rero mubwire umugore wanjye nkunda kigose. Ngiye kukuvurukira muto. Kiriya kintu giturikana abantu. Hari umusore wari wazanye umugore uwo munsi. Ijoro rimwe. Bwarakeye maze ajya kuri gaze aracana. Kiramuturikana ararangira. None tukiyubare. Ushaka ukireke. None se sheri reba. Nahise firigo yaho kandi none. Ubusine kuzanya nemera kuri barabonye iwacu. Dufite akana gatoya. Kamaje kumenya gukambakamba. Uragira ngo kazajye gucomora umuntu urusinga rwa firigo rugafate gashya. Umwana se nawe uzamuhisha mu cyumba. Ariko nariyemeye ku bantu iwacu ngo nashatse umugabo w'umukire. Ariko n'ubundi ndo umukire sheri ntabwo urebe Isambu dore iturutse hariya. Terenuriya n'umupanga irimo hariya. Buriya aradukodesha. Nzajya mu kintu ntabyo. Bise isambu wowe. Nase ibisambu sunda yanze mbereke ngo turakize ngo dura amasambu. Ubundi si byo hinga ko yingisha umukozi. Sikwamengisha umukozi ariga n'intoki zanjye ntabwo zibera kujya mu itatu. Ndeba ariko nturangize ntabwo najya mu itatu. Koko sheri ibyo uvuze nibyo. Happy rwose. Ahubwo ndaza kuzakujyana mu Burusiya.
sibyo we shaka icyo cyangombwa vuba nzakujyana mu Burusiya aho uzasanga ibyo byose nawundi uravuga firigo yageze mu bwato mu nyanja hajye y'Ubuhindi nayitumije mu mahanga igeze mirarigita neza na firigo byose byarajyanye ubuso byarenze tuzajya gutabura amazi basitirikure nakubwira iki nzajya kuyakwereka hanyuma uzajyayo ndebe ubivanemo none se tureke ibyo da none se imodoka ya modoka waje nzanye